Ni wowe cyane kurota. Happiness. Ishimo byanjye. Utazabo turyama. Sheri, ntumbwire ko Dani, why? Dani kubera iki koko? Dani ugatinyuka koko? Dani, why? Be, basi reka ngusobanurire umenye kuri kwa byose. Stop Dani. Stop. Uransobanurira iki? Dani ugatinyuka ukankora bino. Nyuma y'ibyo nakoze byose. Hejuru ukunda mukunda ruzira uburyarya. Ugatinyuka. Bebe ugatinyuka ukanshakiraho umugore. Njye nawe turi kwitegura ubukwe. Dani, kweri? Hano, basi reka ngusobanurire. Nsobanurira iki mwana? Ntasobanurira. Sheri, please. Uratinyuka neza. Reka ngusobanurire. Nta busobanuro bwankeneye. Undi umukobwa urinde. Urinde uruwe. Sende kubaza. Sobanura undi urinde. Urinde uruwe. Sende kubaza uri icyo mukobwa we. Ubundi urinde. Utinyuka kwinjira mu bana mbere neza. Ukawusenya mu gihe gito. Nambirose nayibonaga ko nta kiza kikugenza. Pe nayibonaga rwose. Kubera yuko nta muntu muzima watinyuka gukora ibintu nk'ibyo wakoze. Gutiyo kwinjira mu bana abantu bateganya gukora ubukwe ngo wangize mu gihe gito. Urigira sibiki. Nta nisoni. Wa mukobwa uri ikibi, uri ikiza, uri indaya, uri umurozi. Waretse. Ntabwo nawe uri kubisobanura. Leni
TV. Are you doing well? Yes, I am. Obviously, you are not TV. You are not. Oh, yeah. Sometimes it seems like she's fine. I don't understand. No way. Oh my God. Am I that bad? Ese mukobwa mwiza. Wabaye iki? Ndibaza. Ndi umunyamakosa se ndi ikibi? Oh, wait. Namwe nimumbwire. Ese ko isi yose iri kubona nk'aho ari njye munyamakosa? Mumbwire. Se ndi ikibi? Basi se ndi injiji? Basi se ndihambira? Se basi umuntu nanica? Oya. None kubera iki isi yose iri kubona nk'aho ari njye munyamakosa? Kubera iki? cy'urukundo ruryana cy'umutima urakumbaza kunasigaranye inkovu nyinshi ku mutima wanjye urukundo rwawe now they keep my vibe no eyes when you cry praise on my Lord in my pain sinashobora kuba bibi gaho utari gusa nibyo mbona byaguha pe mahoro I feel so enough nobody knows my pain can figure it out your life I'm a sign image nakubona feel so alone now nobody knows my pain can figure out your life my sign image yeah Mugabo Daniel tumaze kuba inshuti cyane ku rwego hejuru ku buryo nta kintu na kimwe ajya mpisha. Waba uzi impamvu twita inshuti cyane se mugabo? Mugabo I'm sorry doctor. Ntabwo menyerewe guhamagarwa mugabo. Byabyiza ukoresheje Dani. Oh, I see. Dani. Nakubwiraga nti waba uzi ukuntu nabashije kuba inshuti na Daniela cyane ku rwego hejuru kuko nta kintu kimwe mpisha. Ni ukubera gora hano Dani. Daniela ahora hano kenshi cyane kabisa ni umwe mu barwayi tubonana kenshi cyane kurusha abandi bose. Aje kureba uko ahagaze. Minister doctor. Iki kibazo cye kiri seriye ku buryo cyaba kiri kuri level ingana gutya. Se basi wenda ni iki nabasha gukora kugira ngo abashe kwemera neza cyangwa akaba yanakira. Dani.
I'm so sorry muvandimwe, but that is impossible. Doctor, what is possible? Dani, happiness. Ese ibyishimo byanjye yaba ari njye uri gutuma urara mu joro udasinziriye? Siko wari ubwa gatatu muri iki cyumweru utageze ku gitanda. No, Daniel, ntabwo ariho. Ahubwo meze neza. Me? Fire. No. No. Ivete we. Bishoboka bite? What? Miliyoni 200? No. Igihombo kingana gutya muri kampani? Kwanza mwavuka nawe. My happiness. It's almost 2 months now. Our baby is here. I can feel it inside my room. I'm so happy. I'm very, very happy. I'm over the moon for sure. Nanjye ndumva nishimye cyane. Abo ukomeza wishime kubwo mwana utwite. Save urihe ko? Urihe? Waranyanza koko burundu? Si uko ko byaragukundi. Ubu koko hari ikosa ritababarirwa? Ese basi yumvugisha tukabiganira. Kuki basi kuki utamvugishije? Ngo basi tubiganire. Mana yanjye.
gusa ndagukumbuye rukundo rwanjye, rukundo rwanjye, kandi ni wowe uzahora mu mutima wanjye. Mani Kev, umva njyena ntabikubwiye rwose, ntabikubwiye na mbere hose. Izi nzoga nujya uzigura, ujya uzizana ushaka ahantu uzishyira, uzihishe kure. Mani ntabwo cyo kibazo. Ikibazo ni Yvette. Yvette ariye. Uzi ko nagiye hanze nkamubura nkazenguruka byose nkamubura. Sebasi yaba yiyahuye. Ubwo yaba atiyahuye, iyi nzoga iramusiga amahoro. Uzi yuko yari yuzuye mwana. Ugeze rebanze Sebasi yagete. Wapi? Namaze kubona ibyabaye, mpita njya hanze ndamubura, nzenguruka n'inzu yose ndamubura. Nibwo naje kubyutsa. Ese bishoboka bite? Wabisobanura gute ukuntu company homba miliyoni 200 mu gihe cy'imyaka 2 gusa? Tuzamabuja ibyo birasobanuka. Bisobanuka bite Kagabo? Ngaho nsobanurira. Usyo wamenya izi miliyoni 200 ijana zahombye kubera guhindura chairperson nkuko famille yawe yabyifuje. Ibyo biraza gusobanuka. Chairperson araza kwisobanurira board. Ariko se izi jana zo zahombye zite? Sister wanjye agihari zahombye zite? Ese ni zahombye Yvette areba? Izozo ruryana cy'umutima urakumbaza kunasigaranye inkovu nyinshi ku mutima wanjye urukundo rwawe now they keep my vibe no I hate when you cry praise on my Lord in my pain sinashobora kuba bibi gaho utari gusa nibyo mbona byaguha mahoro. I feel so enough. Nobody knows my pain. You can figure it out your life. I'm a sign image na kuona. Feel so alone now. Nobody knows my pain. I figure it out your life. My sign image, yeah. Yvette, wagize hano gute? Dani, ndakwanga. Utuye pisi muradiya ndakwanga, Dani kunyura. Dani ndakwanga. Ese umukobwa w'umukire ufite n'imodoka? Numvishije ngo wamutwaye umugabo yaramurogesheje. Kagabo, uvuze ngo iki? Subiriramo banza nabyumvise neza. Uvuze ngo iki? Yvette miliyoni 100 niwe wazigurisha. Ate? Azijyana he? Kuzikoresha iki? Atana bitubwiye nk'umuryango.
ubundi se we wabimwemereye ute utabitubwiye? gusa ku rundi ruhande nanjye mumbabarire, ariko kuko ari umwana wanyu ntabwo nigeze mbyinjiramo cyane, numvaga nta mpamvu mfite yo kumubuza. aka kanya menyera ahantu Yvette ari kandi uze tujyane aka kanya. Dani, ushyitse amahoro mu Rwanda? Ni karibu se? Ya, ni karibu. Karibu. Okay. Mbona kuri telefone ya Yvette muri akanya ntago ameze neza, nuko numvishe ngo uri mukuru we nawe ntabwo nakemera muze kumureba. Rero karibu mwe mwicaye mutegereze ndebe ko yaza akabasuhuza nabishobora. Ni karibu. Merci. Masimbi